Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gatsibo barishimira icyicaro cya kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni UTAB cyashyizwe muri aka karere kuko ngo byafashije abakora ingendo ndende bajya kwiga mu yandi makaminuza yo mu bice bitandukanye ndetse n'abigaga muri kaminuza UTAB iherereye mu karere ka Gicumbi baturuka mu karere ka Gatsibo ngo kuhagera byari ingorabahizi kuri bo. Kuba université yaje naho Gatsibo byaradufashije kuko wasangaga ari abanyeshuri benshi bajya kwiga muri kaminuza zitandukanye bagakora urugendo rurerure, ariko kuba yaraje naha byaratworohereje nk'abantu batuye muri Gatsibo ndetse no mu nkengero zaho aho hafi. Iyi UTAB yatugejejeho ni kinini cyane kuko mu urebye mu karere ka Gatsibo kose iyi niyo université irimo. Gatsibo yari ikeneye université nk'utundi turere twose nk'uko dusanga zirimo. Byaradufashije cyane nk'abantu baba baturutse mu karere ka Gatsibo ndetse no mu zindi mpande zegereye akarere ka Gatsibo. Biradufasha twebwe kuva hano ujya Kigali hari urugendo, no kuva hano wajya mu Ruhengeri hari urugendo. Icyo byadufashije cyane ni ukorohereza abanyeshuri bifuza kongera ubumenyi mu kwiga. Ingendo zaragabanutse cyane bitewe nuko yatwegereje ishami ryayo, irikura ibyumba irizana inaha muri Gatsibo. Abanyeshuri twarishimye kuba UTAB ya Byumba yarazanye ishami mu karere ka Gatsibo, kubera ko kujya Byumba mu by'ukuri urugendo rwari rurerure kandi byanatugabanyirije n'igiciro cy'amafaranga yo gutega tujya Byumba. Ibi kandi bishimanyirwa n'abakora imirimo y'ubucuruzi muri aka karere, bavuga ko kuba iyi kaminuza ihari bituma ubucuruzi bwabo bubasha kugenda neza kandi ko hari ababashije kwihangira imirimo kubera iyi kaminuza. Baradufasha bongewe kubera ko ncuruza amafi, abarimu babo barangurira nkashobora kwiteza imbere kandi nabo bakabona serivisi y'amafi kuko wenda aho baba bari ntabwo baba bayafite, ariko baza ngewe nkashobora kuyabaha nabo bakampa amafaranga nanjye akagira icyo amarira mu muryango wanjye. Cyambere kigaragara nuko ubuzima bwa hano muri centre bwarahindutse cyane kubera abacuruzi hano abana bihimbiye imirimo, urubyiruko rufite za papetori bahafasha gukora za memoire. Ubu abantu bose bariteje imbere ku buryo bugaragara. Ushinzwe ishami rya UTAB Kiramuruzi Ntezimana Alexandre avuga ko ishami rigomeje kwitabirwa na benshi, haba abatuye mu karere ka Gatsibo no mu nkengero zako, by'umwihariko abifuza kwiga uburezi. Nzi ko abanyeshuri ko umunsi ugenda wigira imbere ko bagenda biyongera, iyo utanga byiza kandi abantu bose bakabimenya bagenda bakugana. Uyu munsi rero abanyeshuri bagenda biyongera umunsi ku wundi ku buryo dufite abanyeshuri barenze muri 500, kandi twizeye ko n'ejo bundi baziyongera kubera ko tucyakira abanyeshuri baziga batangiye kwiga muri September kugira ngo basange abandi mu mashami atandukanye, ariyo agriculture, ariyo education ndetse na social sciences na management and development studies. Ikindi kandi twizeye ko baziyongera cyane kubera ko tugendeye ku itangazo rya REB ryo kugira abanyeshuri abarimu bize ubwarimu, twiteguye kuzakira abanyeshuri kubera ko hari dufite postgraduate certificate, postgraduate diploma in education, aho dufasha abanyeshuri kuba abarimu basanzwe bigisha kuba abanyamwuga. Ubwo rero twizeye ko abanyeshuri baziyongera kurusha uko banganaga uyu munsi. Iri shami rya UTAB Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo ryatangiye mu mwaka wa 2013, ubusanzwe kaminuza ikabikorera mu karere ka Gicumbi.